ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imitungo myiza cyane kandi ku mafaranga meza cyane. Iyo mitungo iri n'ahantu heza cyane. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ugukora subscribe kuri channel ya Nzuri Market, ubundi ukazajya ubona indi mitungo yose 5/5 ba mbere. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye amazu agurishwa, amazu akodeshwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe rero ushaka kugura kimwe muri ibyo ngibyo, wagana Nzuri Business Group Limited, twakwereka ahantu heza cyane kandi ku mafaranga make cyane. Si ibyo gusa kandi, nawe ushaka kugurisha imwe mu mitungo itimukanwa, yaba inzu, ikibanza ndetse n'amashyamba n'ibindi byose bitimukanwa, watugana nabwo tukagufasha gushaka abakiriya bagura umutungo wawe mu gihe gito cyane. Dufite ni service ya property management, aho tugufasha ko kumanagingira imitungo yawe. Ibyo byose kandi tubikora neza cyane. Ikaze cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Kuri uyu munsi ngiye kugutembereza inzu nziza cyane nk'uko watangiye ubibona. Ni inzu iherereye Kabeza, ahazwi nka Samuduha. Inzu kandi ifite ibyumba 4, ikagira toilette 3, ifite salon, saramanje ndetse na cuisine, ikagira parking ndetse na jardin bihagije. Inzu kandi ifite na annex nziza cyane. Iyi nzu kandi yubakishijwe amatafari ahiye yose, yuzuye vuba kandi iracyari nshyashya cyane. Iyi nzu ikindi cyiza cyayo kandi iri hafi ya kaburimbo neza. Igiciro cyayo ni $50,000,000, ariko zishobora no kuganirwaho, ziri negotiable. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, hamagara 0788 48 cyangwa hamagara 0788 230 Si ibyo gusa kandi ushobora no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, aba kuri YouTube, Instagram, Facebook ndetse na Twitter, wandika Nzuri Market, ubundi ugatangira kutubona ukadukurikirana, bityo ukazajya ubona izindi mari nyinshi tugenda dushyira kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu zose. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha. Neza ugeze muri ferry zo ku Muhima, uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Ngaho niho dukorera. Uramutse rero ushaka kudusanga kuri biro, niho wadusanga. Umeza kugira ibihe byiza cyane kandi nkurarikira kugana Nzuri Business Group Limited. Dufite imari nziza cyane kandi ziri ahantu heza cyane no ku mafaranga make cyane. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Mukiriya ugeze iwacu aba hari umwami.